mwaramukanye amahoro mugenzi utimana igitondo cyiza cy'umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Bwa mbere yaho gato reka tumanze dusenge, hanyuma twumve icyo Imana yateguye mu ijambo ry'uyu munsi, hanyuma Imana ituyobore muri ryo umunsi wose. Abantu rero urakwiriye kubahwa, urakwiriye gushimwa. Tugushimiye yuko ibyaremwe byose biri mu isi yose byaremwe nawe, yaba ibigenda hasi ku butaka, bigenda mu mazi ndetse n'ibiguruka, byose bihumeka umwuka wawe, byaremwe nawe. Ushimwe, uhabwe icyubahiro. Turi imbere yawe igitondo nk'iki dutunganye, tubabarire gukiranirwa kose, turi imbere bwiza bwawe. Reka ijambo ryawe rimurike mu buzima bwacu, kandi yewe ntambwe z'ibirenge byacu Satani ahungire kure yacu, imbaraga z'umwijima no gukiranirwa kujye kure yacu, mu izina rya Yesu tuzajye twizeye, mu izina rya Yesu Kristo bishimirwe, amen. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma muri igitabo cya Yesaya 55 ku murongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Ijambo ryavuze ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, umwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha ntareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe azamugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Imana ishimwe cyane. Navuga nti ubu birashoboka ko wakwambaza Imana ukayibona. Birashoboka yuko washakashaka Uwiteka Imana ukamubona bigakunda, ariko hari igihe kizagera bikaba bitagishoboka. Rero ushakashaka Uwiteka bigishoboka yuko abonwa, kuko hari igihe kizagera bikaba bigoranye yuko abonwa. Mwene data rero navuga ngo dusenge, dusabe Imana kuko ishobora byose. N'icyo umuntu yananiwe Imana ibasha kumushaka ikamubashisha. Rero Uwiteka tumusabe, twese dusenge tuvuga ati Uwiteka Mana udutunganye, utweze, utugirire ibambe. Dusabye imbabazi kubwo gukiranirwa kwacu kose, uduhe gukiranuka kwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusabe Imana kenshi kugira ngo itubashishe, idushoboze kugira ngo dutunganywe nayo. Hanyuma tumushakashake. Birashoboka yuko yabonwa, birashoboka yuko yaboneka muri kino gihe. Hari igihe kizagira rero bikaba bidakunda yuko wabona Uwiteka, ariko mu gihe bishoboka, Kristo akiri ku ngoma, Kristo agusaba ngo ngwino nkubabarire, ngwino nkubabarire ibyaha, ngwino unyizere, ngwino wizere Kristo aguhesha ubugingo. Niwe nzira igana mu ijuru ku Mana, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Navuga nti rero uri umunsi mwiza. Imana ikurinde, Imana ihere imirimo y'amaboko yawe, waba uri mu kazi, waba uri kwiga, waba ugenda mu nzira, waba uri mu bikorwa bigiye bitandukanye. Umuntu umunsi wose ayoborwe n'Uwiteka, kandi amukomeze amushakashake, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.